niwe uzi uburyo bizagenda, uburyo bw'inzengo zafunzwe. ndabiza hera hawe igihe kirageze ngo bagusenga mu kuri no mu mwuka, bagusenge nta kibi kibakanga, bagusenge badashidikanya, bagusenge bakuzi nk'abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Hari igihe tugira abantu bakatuba hafi ariko bahura n'abandi bantu bakabatwangisha bakagenda bakadusiga. uri Imana idakangwa n'ibihe, uri Imana idakangwa n'iminsi. icyo ugambiriye nicyo ubasha gusohoza. iminsi iranga, ibihe bigahita, ariko nzi neza kuzadutabara. Murakoze nshuti bavandimwe, twagarutse kuri Profete Ezekiel kuri Pro. Murakoze kudukurikirana. Turi mu kiganiro cyiza, mu kiganiro kivugabutumwa, mu kiganiro cyo kuganira mu buryo bw'ubukristo, uburyo bw'imikirizwe n'uburyo tugomba kubana mu gakiza cyangwa mu buryo bw'imibereho ya buri munsi, ariko cyane cyane dukizemo uburyo bwo gukizwa n'inyungu z'agakiza ku mukristo wakijijwe cyangwa ku muntu wese wifuza gukizwa. Nakiriye mugenzi wanjye Pasiteri cyangwa Profete Ezekiel kuri mikoro. Ahangaha ni iwacu Rubavu, turongeye turakwakiriye. Murakoze cyane nyakubahwa Profete Isaac. Ndashimye Imana cyane kuri uyu mwanya mwiza turonse tubonye. Mwuka w'Imana akomeza tuganze. Wavuze pasiteri, mushumba, Profete, ariko mu by'ukuri nitwa Profete Ezekiel mfite umukiza. Nkunda Imana, nshima Imana, nubwo mba mu nshingano z'abashumba cyangwa se z'abapasitori, ariko ntago ndabawe, ntabwo nakwiyitarira icyo ntaraba cyo, ahubwo ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa. Imana itugirire neza cyane. Nk'uko musanzwe mubizi rero, nta kintu twakora tudashyize Imana imbere. Reka dutangire n'iri sengesho tubwira Imana ize hagati muri twe. Mana, urakoze kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye umwanya mwiza, igitondo nk'iki ngiki, amasaha nk'aya. Haleluya! Itariki nk'ingi uduhaye ngo tube imbere zawe. Tuguhaye kaze na kare mu mitima yacu. Uze kutuyobora, uze kudushoboza, kandi ugushaka kwawe no gushima kwawe kutuganze muri byose, gukura umwami wacu uhereye none n'ibihe byose. Amen. Murakoze. Imana imumugisha ku bw'isengesho. Dufite ijambo ry'Imana rimo Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7. Iryo jambo turi bukore ikiganiro cyacu cy'umunsi wa none. Turabashimiye mwese muduteze amatwi, kandi ijambo ry'Imana ribagereho mu mbande zose ho muri mwumva Ikinyarwanda. Umugisha w'Imana ubabeho. N'ijambo rivuga ngo ntimuyobe, Imana ninegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Amen. Murakoze cyane. Isaac, igitabo cy'Abagalatiya ni urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, ibice 6 umurongo wa 7. Ni ibice 6 ku murongo wa 7. Yego. Paulo yandikira Abagalatiya yaragamije iki? Yaragamije kuyobora abantu mu nzira y'ukuri ngo bave mu nzira z'ibinyoma. Yego. Arangije arababwira ati, nyamara bene data bakundwa bavandi, haleluya, nimutinye, ntimukangwe n'ibihagaze nk'imisozi, ntimusubizwe inyuma n'amajwi mwumva, ntimucogozwe n'ibibasubiza inyuma, nyaboneka ntimuyobe. Haleluya. Amen. Kuko Imana data wa twese itanegurizwa izuru. Haleluya. Imana ishobora gukora ari mu gitondo, ari saa sita ishobora gukora, imvura iguye cyangwa yanze kugwa Imana yakora, naho izuba ryatinda Imana yakora. Ntuyobe, ntutinye, kuko Imana ntinegurizwa izuru. Haleluya. Ntabwo Imana yashyizweho n'amatora ngo garante nirangira iveho. Yego. Ntago Imana yashyizweho by'agateganyo, uko gateganyo kazarangira ikurweho. Oya. Ntinegurizwa izuru, ivuze biraba, itegetse birakomera. Urasabwa kuyizera, kandi unategetswe kuyizera. Haleluya. Si ubusabe, ahubwo utegetswe kuyizera. Iri jambo riramfashije cyane, ndagusabye nawe rifashe umutima urimo kutwumva. Profete Isaac, niki muvuga kuri aya magambo? Imana ishimwe, abisobanura neza Profete wacu, ariko ikiza gihari, Imana ituye mu ijuru. Hari igihe uba mu buzima
abantu bakakwangira ubusa, bakifuza ko wagira ubuzima bukomeye, bakifuza ko nta muntu n'umwe wakuramutsa, bakifuza ko nta hantu na hamwe wagira ijambo, bakifuza ko mu bantu babona urira nawe urimo. Ariko icyiza gihari, Imana ituye mu ijuru. Bibiliya Pawulo yabyandika Abagalatiya, nubwo yavuze ngo nimukomere, musenge, mushikame, ariko yaravuze ngo nimuyobe, Imana ndinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mu yandi magambo, niba ushaka gukundwa nawe kunda mwene so, niba ushaka guhabwa nawe hereza mwene so. Bibiliya yarambwiye ngo icyo wifuza ko bakugirira ari cyo ugirira abandi. None Bibiliya turasomye ngo ndimuyobe, Imana ntegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azagute azasarura. Nubiba inzangano, nawe umuryango wawe urwangano ruzaza. Uyu munsi nkanga urugero, nshobora kumva mfite umutima kugufasha mu kijyanye n'ubukwe, ndabivugaho cyane, ariko ngahura n'umuntu kwanga. Hari abantu twangira ubusa, ntacyo twabatwaye, nta n'isambu tubasaba, nta n'ahantu duhuriye, ariko namubwira ko mfite umuhate n'umwete wo gufasha mwene data kugira ngo Imana izamushyigikire, akanyereka uburyo ndagombye kugufasha. Uyu munsi numfasha kumvisha ko ndagombye gutabara mwene data, nawe uje butaha nugira ikintu bagutabaramo, hari abo Imana izohereza bakasaringa ibyaha. Reka nkusubize kwanza Isaac. Yego. Buri Imana ijya kumpa ubukwe ni igihembo yari impembye, ni igihembo cyavuye mu kirere mu gusenga. Ngewe narasenze, sengera ingo nzi n'izo ntazi, ngo Imana izigirire neza zubake zikomere. Amena. Nashingiye abakobwa, nshingira abasore ntarabyara, ariko kubw'umuhate n'ishyaka byabaga muri ntago nigeze mbifuriza ikibi. Rero ayo makwe yose nagiye nsengera, Imana ikayatanga. Yego, Imana yaravuze ngo nawe reka mbuguhe, nawe reka nguhe ubukwe. Niyo mpamvu Imana kuko wagiriye umutima w'ineza abandi. Muri yo neza rero ndasaruye. Nono ineza wakoreye abandi, ugasengera ingo utazi n'izuzi, ugasengera ko hari abakobwa bubaka babashije kumara igihe kinini, ugasengera ko hari abasore bubaka, ibyo bivuyemo ineza wahaye abandi. Kimana iguhereza iki? Ineza. Ikindi nakubwira Isaac. Yego. Buriya abantu batakoze ubukwe banga ubukwe, nta nubwo babushyigikira. Buriya abantu bashobora kuba batarakoze ubukwe, barangiza bagakunda ubukwe, bakanashyigikira ubukwe. Abo ni abantu bamenye Kristo gusa. Yego. Naho abantu batakoze ubukwe ntibakunda ubukwe. Amena. Kandi n'abantu badakunda ubukwe batarabukora abo ntabwo bazabona. Kuko umuntu abiba biba n'icyasara, nukundi byiza kuri bagenzi bawe uzabona ibyiza, ariko nukundi ibibi kuri bagenzi bawe nawe uzabona ibibi. Nuwifuza icyo ushaka ko bakugirira, icyo ushaka ko bakugirira, umva kakano urucira mu kasko rukajyara nyoko. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo inabi ukirira bene mugenzi wawe, ishyari ugirira mugenzi wawe, nabo bazabigukorera. Imbere gato biragutegeka. Niba ushaka gukundwa, kunda mugenzi wawe. Niba ushaka amahoro, yashakire mugenzi. Iri jambo riramfashije. Reka nkubwire Haleluya. Umugisha wa mbere nagize, Imana ishimwe, nuko nasohotse muri famiye, ukava muri uriya bakarodani, mva mu mico y'umuryango, mva mu mikorere y'umuryango, mva mu migenzo y'umuryango, mva mu gace umuryango utuyemo, mva ku musozi w'umuryango. Yego. Ninjira muri Kristo, ninjiyemo. Haleluya. Ntambukana kwizera, ntambukana guca bugufi, ntambukana kubana. Mana ushimwe Pelesta. Ntago tuzabura abantu baturwanya, ntituzabura n'abatwanga, ariko ijambo ryarambwiye ntituzabura n'abatuvuga nabi. Uza ibisitaza kuza, ariko uzana ibisitaza azabona ishano, niwe uzabona ishano. Reka rero mbabwire ngo ntabwo bamfite ubukwe buzaba ejo bundi, ni ukuri 31 kandi cyane. Abakunzi b'ubukwe bariho, bazabushyigikira, bazabutaha, ni karibu. N'abanzi b'ubukwe bazaburwanya, ariko ntibazabubuza kuba, ariko nabo nabigisha kuza kubukunda. Kubera iki? Ngewe naguhaye urugero. Yego. Nasengeye abantu hano mu gihugu imbere, nsengera abantu mu gihugu inyuma, yego, nsengera abantu mu gihugu hakurya no hino.
pe nta n'ishyari ngira ariko n'ubundi mu busanzwe yego kuko iyo mbona umuntu hari icyo afite n'isaha mba nzi ko nanjye isaha izagera Imana ikagira uko ibigenza sina ngombwa ngo iduhereze iniforume ishobora kunyuranya amaboko niba umwe yamuhaye ikibanza undi kamuha n'imodoka undi yamuhereza n'ubugingo buhoraho si ngombwa ngo tubone imitungo yaha mu isi gusa undi yamuha n'urugo rw'icyitegererezo undi yamuha n'ijambo mu gihugu cye ibyo byose birashoboka ndumva rero ubwo tudakwiriye gutinya Imana itanegurizwa izuru ndumva nge twanasohoreza aha ngaha murakoze ubwira bumva ntavunika banyumvishije ndasubiramo urukundo ushaka ko baguha uruha abandi ibyiza ushaka ko bakorerwa bikorera abandi kuvugwa neza ushaka ko bakuvuga neza vuga bagenzi bawe neza niba ushaka ko bagusengera sengera abandi niba ushaka ko bagufasha fasha abandi niba ushaka kubaka ubakira abandi niba ushaka kwambara ambika abandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura umuntu wese unyumva nta kintu umufaransa yaravuze ngo tusepeye isiba nta kintu na kimwe ukorera mu isi uzavayo utishyuye niba ugira neza ndakubwiza ukuri kw'Imana ishobora byose uzava mu isi ugiriwe neza niba ugira nabi mu isi uzishyurwa waba uri umupasiteri waba uri umukristo waba uri umuhanuzi waba uri umupagani waba ukijwe udakijijwe imirimo myiza ikugarukira ari neza kandi biravuga ngo kuvugwa neza biruta amabuye y'agaciro tugerageze kuko Imana itanegurizwa izu icyiza gihari nta mana baguteranyaho nta mana banderanyaho buri wese Imana ireba ibyo akora uyu munsi Imana bayiregera bakaduteranya uyu munsi hari abantu batakwifuza kugirirwa neza uyu munsi hari abantu batifuza ko nge natera imbere nabasha kugiraho mva nahongera batemera ko nabansenga Imana ndimo ndasenga Imana mu izina rya Yesu ahubwo nuko ikiza cy'Imana ituye mu ijuru ahantu umuntu atajya kuyiregera umuntu utajyana y'inguru hari igihe abantu bagira inguru zikomeye bakagira inguru z'ibinyuma n'ibihimbano bakajya kubasha kurega kuri bagenzi bacu ikiza gihari nyuma y'umuntu harundi ariko nyuma y'Imana nta yindi Imana ihari tugiye gusoza ariko ndi muyobe Imana ndinegurizwa izuru Bibiliya iravuga ngo ahirwa uyihangana imugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki ry'ubugingo muri Matayo 5 avuga ngo hahirwa bafite umutima w'imbabazi abo nibo bazagira ute bazazigirirwa hahirwa abanyembuhwe abagira ubuntu bwo gutanga isi zaba iyabo nibo unyumva neza gira imbuhe n'urukundo Imana izabikwishyura murakoze cyane profete kuri iki kiganiro muduhaye umunsi wa none Imana bahereza umugisha urakoze reka tugusabe nasenze dutangira reka nanyetsenge dusoza murakoze uri Imana yacu uri Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana itabara uri Imana irengera twiza amagambo meza n'urwandiko Paulo yandikiye abanyegalatiya yarababonyemo ibindi bintu bidasanzwe babonamo urukundo ruke ababonamo kudahuza ababonamo amagambo menshi guterateranya inzangano zikaba nyinshi uravuze ngo nituyobe icyo umuntu abiba nicyo azasarura nitubibi neza tuzasarura neza nitubibi nabi inabi izatugarukira ukunda umuntu wese icyo yifuza kugirirwa agikorera abandi ndagushimiye kubw'ibiganiro tukora ndagushimiye kubw'amasengesho kubw'ijambo ry'Imana uyu muvandimwe Profete Ezekiel muhereza umugisha ingambwe z'ibirenge bye muhereza umugisha ukwebwe ndabusengeye umuhagarareho uhagarare umukameramani muhereza umugisha uyu munsi wa none nahangaha dukore ikiganiro bahereza umugisha ndabizi neza abatwumva muri rw'ikinyarwanda uri bwumva ijambo ry'Imana mani mu gihe cyo gusenga n'igihe cyo gukanguka ugeze Getsemani wabwiye indumwa zisinziriye urazibwira ngo nizibyuke zisenge zisinziriye akanya gato uravuga ngo mbese namwe munaniwe kubana nanjye akanya gatoya hari igihe tugira abantu bakatuba hafi ariko bahura n'abandi bantu bakabatwangisha bakagenda bakadusiga uri Imana idakangwa n'ibihe uri Imana idakangwa n'iminsi icyo ugambiriye nicyo ubasha gusohoza iminsi iranga ibihe bigahita ariko nzi neza kuzadutabara nyoza uburyo bizagenda uburyo bw'inzengo zafunzwe ndabiza hera hawe igihe kirageze ngabagusenga mu kuri no mu mwuka bagusenge nta kibi kibakanga bagusenga badashidikanya bagusenge bakuzi n'abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakoreza ubutwari
intwari. Ndaguhamagaye Kristo uyu munsi wa none, utwigishe gukora neza, utwigishe gukundana, utwigishe kubaka ubuzima, utwigishe kugira ubukristo bwa buri munsi. Ndimbira avuga ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa, mu magambo ngizwe, mu mikorere imigendere, unyemera unyuzuza agakiza kawe, utwuzuza agakiza kawe, abanyarwanda bose uzuza agakiza kawe. Iyi ni imiburo wahaye, ni ubutumwa buheruka ubwira abantu bakizwe kandi bakwegere. Urakoze mwami Yesu, ngaho tabara kandi urengere, utabara umunyarwandakazi, utabara umunyarwandakazi, umuntu wese utwumva umurengero kandi umwambike imbaraga. Igihugu kirengere, abayobozi kirengere, itorero rirengere, abatuye barengere, abarwayi barengere, abadafite shinga rugero, abababaye n'abashavuye. Mana ugira icyo ukora kubera kubitsa abantu imitima, babwira ijambo ryawe kandi ngo bitse imitima yabo, babwire ko isi iri kugenda kandi isi igiye guhinduka, ariko tukazabona ineza yawe. Urakoze ko twumvishije, urakoze ko tugiye guhindura, urakoze ko duha umugisha, urakoze ko dundira amateka, urakoze ko tubyukije aho tumaze igihe mu bibazo, aho tumaze igihe mu ndambara, aho tumaze igihe mu bigeragezo, aho sura hatuzamuriye. Ntabwo Satani adufite ububasha n'ubushobozi, ahubwo ineza yawe. Waturokoje amaraso y'igiciro, uraducungura ku musaraba w'Igorogota, amazi meza ava mu rubavu rwawe atwoza ibyaha. Uratwemera ngo turabana bawe, utwinjize mu rwera rw'ijuru kandi urembo rwawe rw'Isiyoni buri muntu wese rwibonemo. Urakoze ko uzabana natwe iminsi yose dukomeje kuba muri isi, kandi iki kiganiro ugereza umugisha, ugerekeje amagambo yawe meza. Umuntu wese umva iki kiganiro abohoke, n'utabohotse abohoke mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Urakoze cyane. Yego Imana iguhe umugisha. Yego. Nkomeje no gushimira buri umwe wese udukurikirana. Nambasaba abatarakora subscribe kuba mwayikora kugira ngo notification zacu zibageraho buri munsi. Zambabarire ntibizabe kumva gusa, ahubwo ujye utera na comment kandi unasangize n'abandi batandukanye. Nukuri uzabugeze neza. Imana iduhana umugisha. Urakoze, mbasa mugisha umuntu wese uzabikora, ikiganza cye kizabikora, Imana izagiye umugisha. Reka mbabwire ngo shalom shalom shalom, amori Imana bane namwe. Nukuri ukwezi kw'impinduka kukubere uko bidasanzwe. Amen.